waramutse neza uranyumva neza ase igihe maze cyose nkwicuza amafaranga njye utayashaka kuyama ntago ushaka kuma amafaranga yanjye wowe ariko ikibazo gihari ni kimwe cyonyine nuko udashaka kunyishyura nicyo kibazo mfite ahubwo se reka nkubaze ikibazo kubera tudashaka kunyereka iwawe nicyo cyaka kumenya kandi hahandi umva rero nkubwira ikintu tugiye gukora nsanga hahandi na kuri ya seti ndashaka ngire ko ari kuri teleho narindi turebe uburyo ndashaka ko turebe uburyo project yacu twayizamura twayizamura kuko ndashaka akazi naguhaye ndashaka ko twonye tukakazamura kuko ntabwo nagendera avance yanjye naguhaye buri kimwe cyose we nsanga hahandi ubu niho ndi ngiyewe ntawe ribuse yiki njya kuba amafaranga njya ku esene zanjye naguha esene zanjye nari kumwe na ribu umva wowe nsanga hariya nunsanga hariya turebe uburyo tubikoramo uranyumva neza minota 10 ndabanje ngihagaze hariya ariko we amuna abaha amafaranga ndebwe tuze tuzure project ntago uri kunyumva why I need to know that okay fata moto ndayishura unsange kuri tele now just no time to lose my friend okay thank you ariko abantu uyu muntu ariko buretsazi rekazi uyu munsi arambona agomba kuma amafaranga yanjye pakiwe mu rugo kuri ki buri munsi mora buri kimwe cyose muhaye amafaranga yanjye muhaye buri kimwe cyose ntari kubasha kunyumva why ndashaka kumenya buri kimwe cyose isenezanye nakazi uburyo zimvuna njyewe ariko abantu basigaye basuzugura cyane bigize abantu basonga rere bazi ko ari amafaranga y'ubusa sabaho yishaka amafaranga yanjye ni cyo nshaka unyihisha buri munsi unyihisha buri munsi unyihisha nagaruka kwihisha producer nje mba ndi bize mba mfite akazi kenshi cyane kuboneka byangoye ufite iki ufite akazi kenshi ufite akazi kenshi ariko jenke banze unyumve neza
ariko uzi ko ibyo uhora umbwira mbona ari nkaho wagira ngo ni future umbwira ariko uzi ko wabaye Ndi future director niba bizi se nimba umaze iminsi mu kazi nyishyura oya nyishyura akamba ndimo bitishyura kandi twebwe urumva abantu tuba tutarakora izina hari ukuntu twumvikana tukavuga uti ngiye mfite igikoresho niki ngiye mfite igikoresho niki ngiyewe nabona umuntu uyu n'uyu reka duteranye hamwe duhurire hamwe dukore projet noneho tujye ku uploadinga tujye kuzigurisha hirya no hino kuri zacu ku website dushaka abakiriya twazishutinze kugira ngo turi tuzafatisha ubundi iyo ugiye kujyana filime bwa mbere barabanza ukajyana episode ya mbere bayita pilot episode warangiza ukajyana n'agatrailer ukajyana n'igitabo cya script ndazuzuranye ariko kujya kuri tele bikoresho ni ikibazo ibikoresho biba byabuze rero ibyo biraka byose mbavuga mba ndi kwirwa nzenguruka nyine ndi gushaka igihe nazabona pilot episode imwe yonyine na episode mba nkeneye nta mafaranga mfite nabyo urumva binsaba amafaranga bisaba umva naje numva ibyo kumbwira byose naje njije kukwihigira sinjaje kukwihigira mbona ugenda wikatisa ugenda ucaka nego uracyo mpasende zanga nagaro gukata wikweka ugenda we nari ndi gushaka aho uri ngewe you know me suri producer se kandi nemera ni producer ko ntabwo nzi neza please ama script yanjye yose uhitamo script ya danje ndavuga uti umuntu bashe guhitamo script ibintu bya filime arabizi please ndashaka amafaranga yanjye nta kindi icyo kiba cyanzanye nta kindi amafaranga n'ibyo biraguhamagaye ngo uri kumbwira ngo ribu niki amafaranga ukuntu ubundi ribu njya kuguha amafaranga yanjye yari hari ako se ubundi ntabwo uri kuri coding ubundi kuri telefone yawe ntabwo biba byemeye ibyo bintu n'amategeko bimaze iki naguha amafaranga yanjye nicyo nshaka n'ima amafaranga yanjye nta kindi nicyo cyanzaniranga cyangwa ari mwahanga umereza amafaranga yanjye wowe ibi ni ibikoresho byanjye ni kamera utayimena mvuye gukodesha nyine ndaza kwisubizanya amafaranga wagiye gukodeshamo kamera ko tutayamaye amafaranga yanjye kubera iki tutayamaye amafaranga yanjye wowe ntabwo suzi ko nakubwiye ngo tuba turi kuganira n'umuntu ariko mwabaye muti ko umuntu afata isendi z'akazi bahereza mukashaka kugira ngo mu bibindi bintu nazi why I need to know that umva nkubwira abantu basobanutse mu mutwe ubundi ukuntu baba bameze I need to tell this but today I need my money please so you say future se kuko ngusobanurira but it's a future for yourself it's not mine ariko nago kiza n'umwana wawe namwari ifite wenda okay sorry wenda amafaranga yanjye nta kindi ariko rigiye byazacamo tukajya ibyo kumwe ngo ribungu iki no I need my money please ahubwo mva nkubwiraga projet mfite ahubwo rero basi kugira wumve ko twanafatanya n'ibiceri mfite tukazabira but they even just n'ubudashaka ko umpa amafaranga yanjye I called the police polisi yiworere ariko sinakubwiye ngo byo no kuri coding now musaba mubwira akantu kamwe nagiye kubisoma oya uretse ku gikindi kintu wongeraho uretse mbabarira gato umunota amasegonda basi tell me nukuvuga ngo ona subona amafaranga nari nkurimo se ariko nubwo hari ibikoresho nakodeshejemo tukazaganira ariko ningirayo mbona nabwo tuzaganira ariko ubundi abantu bareba hazaza ubundi bivuga ko reba u Rwanda mu myaka 30 ahantu rugeze urone imyaka 30 ahantu tugeze iyindi myaka 30 kuko twageze hano ku imyaka 30 nta kintu duhereyeho byose byarangiritse kubera jenoside yakorewe abatutsi 1994 noneho igihugu baraza baracyubaka bahereye ku byangiritse noneho uhereye ku uyu mwaka wa none ahanga uyu witeze ubwo 2054 haza bashize indi myaka 30 ntabwo uyu muvuduko turiho tuzaba twarikubye noneho ureba future rero ndakeka ureba future ureba future kuyo myaka 30 twebwe tuzaba turi ku rwego rwa danje rero ngemereye nona oya amaze umwaka umwe ngiye maze gukuraho umwaka umwe ndi gutekereza iyo future y'umuvuduko tuzaba turi ngiye ndi kujya n'amaguru nkweto igahenga na nkweto ngira nkweto igahengama ariko nzi ko hariya bizaba ari ibya danje listen to me njya mbahereza ingero z'abantu bagafashe babikoze bigakunda be wait listen to me ubungu ibyo umbwira ntaho bihuriye n'ibyo ngusaba gusa amafaranga uri kumbaza yes reka twandikirane ikindi cya kabiri nshaka kumenya nishaka kumenya iwawe nshaka kumenya aho uba kubera iki se kandi iwanjye nshaka kumenya aho uba buriya nakomezaga nikerensa ubivuga nka kwepa buri munsi ucano nakera ugashaka gucari no please nakubuze nago nenza please reka nkubwire ukuntu bimeze ko umburute mbona ugize ari ubonye ugizemo hariya wowe hariya asubundi nande kureba uriya niwe producer twakoranye cyane naje gusanga nawe ntabwo woroshye yo nzi kunywa byeri mbona ufite no video ngira ngo si wowe hari wanguriye hari byo wanguriye wowe uzi nawe bigurirwa ibingibi wowe Kasiya Bulolo gwe none se amafaranga ko nayo mfite kumenya iwanjye ikindi iwanjye nta kintu ngira mu nzu na kimwe
ntabwo ibyo bindeba, ntabwo ibyo bindeba. Icyo nshaka ni amafaranga yanjye, kandi buretse wowe nzakwereka ko iki gihugu Kigali, nzakwereka ko Kigali nayivukiyemo. Twebwe turakora projet bikanga, amafaranga mwarayabonye nashaka kuryaho. Si we wanze ko dukora filime? Mwayabonye, twebwe dufite ubwenge tukayabura. Kunda koma. Akazi kanjye ni kamwe. Directing gusa. Directing. Twari ko ari ukurema. Kurema iki? Aba director babara nk'abaganga. Kagira kuko we ni umuntu uvura script. Uzivura? Ziba zirwaye. None nka script writer bakadufata nk'abaremyi. Kuko ni umuntu urema nyine ikintu akagitereka hari inkuru akayihimba akayikuramo. Njye nkomeza kuvuga ni koti yanjye ngiye utazagera umuntu yumva. Koti nyine n'ijambo mba narashyize hariya abantu bazaba banagenderaho. Script kuyikura mu nyandiko ukayishyira mu mashusho ugatereka abantu bakareba. Ni nko kubaka uruganda rukarangira rero ugatangira ukajya rusohora amaproduwi ajya ku isoko nuko nyine mba mvuye gukorana guhura n'abantu b'ubushiti baba bameze no mu mutwe batazi n'ibintu umuntu aba avuga umuntu aba bari kumuhamya amaproje batarabona. Si abantu bamorana nabo baba batazi ibintu mba mbabwira amaproje yanjye mba mbahereza bakayanga babashije kumenya ko ari amafaranga yabo bayashora muri bino bintu. Nkubwije ukuri ko n'igihugu cyacu cyabyungukiramo. None se za Amerika zagiye zimenyekana tukamenya Amerika, abana bo muri za 2000 na kangahe bakaza ukabona ngo ngende Superman ngo ndi Spiderman, na leta ubwayo yabaga yashoyemo. Umucuruzi aracuruza ajya za Buganda za Kenya akazana amafaranga yayo. Uyu muntu yamubwiye ngo anashore n'utumiliyoni 5 muri filime y'iminota 20 akavuga ngo iminota 20 ngo ngirya miliyoni 5 gute. Umva n'ukuntu abavuga ngo iminota ngirya miliyoni 5. Ibyo bintu biba batanasobanukiye n'amaterime technique. Ako baby njye nuko mba nkorana n'abantu ba fake. Kwanza nzanazana projet yo gushinga ishuri rizima rihamye rya filime, abantu bigiwe ba cinematographer bareke kwiga ngo babe ba cameraman. Cameraman se kamera uyu munsi noneho twawe nawe yanyise ibintu banyitana ko ni byinshi kanyembereka future kuko mbabwira hazaza hazaza hawe. Byo nibyo nakubwiraga cyagiye mvuye hariya hanze kumedita nari nazanyaga projet ngira gutya mbona producer twigeze no gukora nuriya twari turi kumwe mushiti wanjye cyagiye ntiyari nyihamagarishijwe ngo tujye kuganira. Noneho nzi ngo yatuje yashize barwasi ngo yabashije kumva ko ngo yaganiriye n'abandi ngo bamubwiye ko hari ukuntu ngo bino bintu ngo biri kugenda bitera imbere, ngo hari ukuntu abantu bari kugenda babifungukira amaso babijyamo. Turahuye
ariko za mayindi zabo nyine zihora ziri aho ngaho zihindagurika buri kanya ni nka sida buriya sida niyo mpamvu batayibonera urukingo iyo bagiye iki message bari kunyohereza ni ibya mokashi nyishyuza umva nyine ukuntu biba bimeze noneho se na mokashi usigaye ifitiyemo ideni ni ibintu bose batuguriza se tukabishyura nuko uku kwezi ntabwo nabishyuye bongeyeho indi nyungu nzayabahera rimwe ni ukuvuga ngo sida niyo nakubwiraga sida iyo bagiye kuyikorera urukingo kubera aka RNA ntabwo igira DNA aka RNA babonye iyo bagakoreye urukingo ngatuza mbwira urukingo rwarabonetse umva ahubwo nkubaze abantu ni abahanga izi myaka baba babyize uvuye muri projet n'abo batekamitwe bawe cyane nawe mutekamitwe uje muri sida ibintu byose biruzuzanya reka uravuga koko hari ikintu na kimwe cyaje ku isi se kitarahozeho ibyo tubona 2024 ese reka nkubaze twahereye kuki nende kubwira projet mfite cyagende gutekereza hariya hirya nyine nawe tekereza amagambo yose uvuze mu minota itarenze 2 ese nawe rega mba ngirongo nese usurisheri wanjye no ugomba kunega ntabwo ndumusesenguza amagambo yawe ari gabambwira basi nyibwirira wowe cyane ntega amatwi ubwo se ko televiziyo yazimye ya comedy narinde ko exportinga yagira ubu mukanya nibamamagara ngo na uploading wa exportinga gase udahari nese ko wazimije televiziyo nese ziri kugenda nyine ziri kugenda wagera se yake ku muriro waguze umuriro se washize kandi cyo koza abagore bararongora nk'ubu nanjye mfite umugabo cyane aherekeje afite umugabo kanciremo wa desi cyangwa uri ikimenyetso cy'ahari kujya umugabo shiri kandi nidukira ibyo bintu nza umva amafaranga yanjye uzazo yarya avuga nta muntu uvuga byibuze naba hari ubundi avuga amagambo akubye kabiri nk'ayo ufite ubundi ni gutamugana ushobora iminota 20 ahubwo mise numva aho byose bipfira iminota 20 ngirya miliyoni 5 nese ibyo bintu urumva so afite inganda zingahe ntagaruko babivuga none se filime tuyishutinga iminsi ngahe naza kweditinga ukabona avuyemo iminota 10 naragiye icyumweru cyose warangiza ukambwira ngo ngareke icyumweru cyose ngo urimo ngo gukora ngo seri z'umwaka oya nyine nawe ibaze uwo producer ushutinga cyangwa uwo director filime icyumweru cyose agakuramo episode y'iminota 10 uzi iyo minota 10 amafaranga bizaguhesha uzi amafaranga bizaguhesha uretse no kuvuga ngo ni umuntu agusheha amafaranga na mama wari ntiyakangana kandi yarakubyariye mama yandehiye shuri niga directing imaze iki ye nize cinema nuri mayibo aho ngaho uriya abakita gute shajenki none no kuguhamagara baby bisigaye byarananiye nta amafaranga mfite nyine ni urakennye nyine ariko gukena suko wayabuze ukena ufite buguturuka dore cana televiziyo dore umuriro waje na mashini yanjye ni igiteleviziyo ngo ndi exporting abundi bishya ahubwo si televiziyo irishwa neza ko ikiri yawe winyumvisha ibyo ntabwo bikeneye banza wumva ibyarandirodi hano yavuye hano umuha urufunguzo rwe kandi uraruma umaze kumwishyura aya mezi 2 yose tutamwishyuye ntabwo ndi bube hari urabizi ko mfite iwanjye jenki maze iminsi hano ngufasha ibibazo byawe ariko n'ubundi kubona ibibazo ufite ari byo witera si ibintu byumvikana ntabwo bindeba iyi televiziyo ni imashini yawe urabitanga mu Rwanda wimuka usubire muri chambre turarusanze ibihumbi 250 imashini yanjye na 20 bamba ibyo ngibyo biravamo ibihumbi 300 nishyura nazo ibyo se birandeba noneho umuntu areke gukomeza kuba hanze ubundi se reka nkubaze hatagira umuntu uzaga icaraho gumaho ari gahunda ngiye mama ujya kugurisha ikibanza ujya muri gupanga ku projet izo projet zafashinga n'izibyini ndavuze ngo icaraho zarandambiye ko wagiye hari litiro y'amavuta winjiranye usibye kuza ubyimbye n'ibyo sundi wabikuhabona babyikopesheje kwa makazungu ariko nawe ejo nzacambire tumwahagara none ari amavuta desa wahashye ejo twatetse urumva ari yari bugura ikiro cy'ifiriti ari uteka ikiro cy'ifiriti ahubwo ngiye kuzana amavuta jenki please banza ukingurire uwo muntu winjiye